Bantu mukunda filimi z'urukundo, aka gaseri ntimugacikwe. Ni agaseri keza k'urukundo k'inyakoreya. Iyi ni episode ya mbere. Dutangire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mazi. Abasore n'abakobwa baje kurya isi. Bose ni abazungu gusa harimo umwe w'umunyakoreya. Amazina ye ni Kim Mutani. Arasa nk'atuje kandi yibaza byinshi. Ariko tubwanirira inkuru agira ati: ngiye kuza hano muri Amerika kwiga, umuvandimwe wanjye yambwiye amagambo make kandi yumvikana. Yarambwiye ati: genda muri Amerika kwiga ariko ntuzigore wivuna. Ntuzige cyane n'icyongereza nushake ntuzakige. Uzagenda urya isi kuko abana b'abakene ntabwo twavukiye kuvunika. Ikirenze ibyo niba ngombwa ntuzagaruke muri Koreya. Arakomeza atubwira ati: umuvandimwe wanjye akimara kumbwira mu magambo nahise mbyumva ko atanyoreje muri Amerika kwiga. Kabwo yarampungishije Koreya kugira ngo ikintu runaka nari buzamutware mu gihe cyazaza ntazabona uko nkimutwara. Niko uyu musore atubwira. Amazina ye ni Kim Mutani. Kim Mutani afite inshuti nyinshi z'abazungu. Hano yaje kunywa agakawa. Ni restaurant yaje kumwiramo agakawa, harimo umukobwa w'umunyakoreya uhakora. Yitwa Yoon Soko. Reka tuve muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twizire muri Koreya. Hano ni mu kigo cy'amashuri. Hano hari itsinda ry'abasore batatu bayobowe n'uwitwa Yang Do. Banyuzura abanyeshuri bigana, cyane cyane abo bita ko bava mu bakene. Nicyo kintu bazwiho kandi babikoze igihe kirekire. N'uyu Yang Do niwe uyoboye itsinda ry'abanyeshuri rinyuzura abandi, kandi ahora ababwira ko azakomeza akabanyuzura no mu gihe cyazaza kuko abarusha amafaranga. Ababwira ko azababera boss. Muri make Yang Do ni umusore wiyemera, niwe unyuzura kurenza abandi bose mu kigo cyose. Reka tuve mu kigo cy'amashuri twerekeze mu buzima busanzwe. Hano hari umwana muto w'umukobwa bamwita Yoon Sang. Akora utuzi twinshi tunyuranye kugira ngo ari uko yabaho, kandi byose akabifatanya no kwiga. Muri make aturuka mu muryango ukennye. Akorera ahantu henshi hatandukanye bitewe n'amasaha kugira ngo arebe uko yabaho. Ni umwana wo mu bakene. Mu kazi akora hari akamusaba kujya aho Yang Do wa musore twabonye unyuzura abana bo mu bakene akoreshereza moto. Muri make Yang Do aramubona nubwo atamutindaho. N'uyu Yoon Sang ni umwana wo mu bakene w'umukobwa ukora cyane uko ashoboye kugira ngo ubu bukene abayemo abuhindure atazabubamo ubuzima bwe bwose. Yoon Sang akora utuzi twinshi dutandukanye. Akorera kampani igemura ndetse agakora no muri restaurant. Ikindi kandi afite inshuti y'umuhungu bakoranye. Inshuti bayita Chayanga. N'uyu nguyu gusa wafa asa nk'uturuka mu muryango wifashijemo gakeya. Ni inshuti ye kandi nta yindi restaurant ajya ariramo usibye iyi ngiyi Yoon Sang akoramo. Uyu Chayanga ariwe inshuti ya Yoon Sang. Afite shere witwa Bona. Ni umukobwa bakundana uva mu bakire. Gusa uyu Bona ntagakunda Yoon Sang kuko amufuhira bitewe n'uko ari inshuti y'umusheri we ariwe Chayanga. Reka tugaruke muri Amerika. Uyu mukobwa ni Yoon Soko, wa mukobwa twatangiranye gukora muri ya restaurant Kim Mutani yanyweragamo ikawa. Afite shere w'umuzungu. Gusa uyu muzungu ntabwo babanye neza habe na gato. Barimo baratongana cyane kandi anamukubita. Arimo aranamusohora mu nzu. Ntabwo babanye neza habe na gatoya. Nanone tugaruke muri Koreya. Hano hari umugore ubana n'ubumuga bwo kutavuga. Akora mu rugo rw'ingagari. Umugore uba mu rugo rw'ingagari bamwita Han. Nanone baratwereka uyu mugore ubana n'ubumuga bwo kutavuga ni nyina wa mukobwa twabonye ukora cyane. Wa mukobwa bitwa Yoon Sang. Gusa none ibyo umugore akora uyu mwana w'umukobwa ntago abikunda kuko azana ibiryo yavanye mu rugo rw'ingagari ngo babirye. Ni rimwe mu mpamvu ituma uwo mukobwa akora cyane kugira ngo ubuzima babayemo azabuhindure. Ntago akunda imico ya nyina yo kuzana ibiryo yavanye mu ngo z'ingagari ngo babirye. Ntago abikunda habe na gatoya. Uyu mubyeyi udashobora kuvuga nanone afite inkuru nziza ashaka kubwira umwana we. Inkuru ayimubwira akoresheje inyandiko. Arimo aramubwira ati: mukuru wawe utuye muri Amerika witwa Yoon Soko agiye gushyingirwa. Wibuke Yoon Soko ni wa mukobwa twabonye ukora muri restaurant kandi twabonye ko afitanye ibibazo na sheri we. Niyo bari kuvuga hano. Nyina arimo arabwira umwana we ati: mukuru wawe agiye gushyingirwa. Mukuru wawe witwa Yoon Soko utuye muri Amerika agiye gushyingirwa. Bityo rero atubwiye ngo tumwohereze amafaranga nubwo ubukwe tutazabutaha. Muri make kugira ngo wumve filimi neza, wa mukobwa twatangiranye witwa Yoon Soko ni mukuru y'umukobwa witwa Yoon Sang. Arimo arabaka amafaranga ababwira ko agiye gukora ubukwe. Arashaka ko bayamwoherereza. Gusa uyu Yoon Sang ntago ari kubyemera, ari kuvuga ati tugomba kuyamushyira tugataha n'ubukwe bwe. Gusa nyina akamubwira ati: mukuru yambwiye ngo ntago ari ngombwa ko dutaha ubukwe bwe. Umugabo we ni umukire kandi arasobanutse. Ntago yakishima tugiyeyo. Ibi biri kurakaza Yoon Sang cyane. Avuga ati ntago bishoboka mukuru wacu yabatewe isoni natwe. Bityo rero ngomba kujyayo, amafaranga ntago nyamwoherereza. Ndayajyana mu ntoki nyamuhe ntahe n'ubukwe bwe kandi mbeyo.
yatubwiye ko yarangije amashuri afite akazi keza, bityo rero ngomba kujyayo nkabona uko nkorera amafaranga menshi mama nkaza nka kuvanamo ubu buzima. Nuko Yunisanga arimo arabwira nyina, nubwo nyina atari kubyumva ashaka kubahiriza ibyo mukuru wa Yunisanga yamubwiye, agira ati ntimuzaze mu bukwe bwanjye, mwimwohereza amafaranga gusa. Muri make Yunisanga ntabwo ari kumvikana na nyina ku iyi ngingo. Reka batubaveho tuze kuri uruhande. Hano hari umwana muto w'umukobwa bamwita Rachel, ari kumwe na nyina gusa bari gutongana. Ntabwo yishimiye umwanzuro nyina yafashe wo gushaka undi mugabo nyuma yo gutandukana na se. Arumva igihe cyari kitaragera. Uyu mwana muto w'umukobwa wibuke bamwita Rachel, uyu ni nyina. Gusa icyamurakaje cyane muri ibyo ntabwo ari uko nyina agiye gushaka. Icyamurakaje cyane ni umugabo agiye gushaka. Umugabo agiye gushaka ni se wa musore twabonye imyuzura abandi banyeshuri ku ishuri, se wa Yangido. Niwe mugabo nyina w'umukobwa agiye gushaka. Nyina w'umukobwa Rachel nicyo cyamurakaje cyane. We na Yangido biga mu kigo kimwe kandi ntabwo bumvikana neza. Muri make ise na nyina niba bashakanye bazaba babaye bavandimwe, kandi ntabwo ari inshuti nubwo bavugana, barapingana cyane. Gusa Rachel ari kubyinjiza muri Yangido cyane, amubwira ati njye ntabwo nshaka ko mama na papa wawe bashyingirwana, kandi ndabizi nawe ntabwo bishaka. Wibuke ko Kimutani ari fiance wanjye. Ubwo mama wanjye na papa wawe nibashyingirwana, urumva ko uzaba ubaye bofu wa Kimutani, kandi urabizi Kimutani murazirana. Wibuke Kimutani ni wa musore twabonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wowe kurikira filimi neza, banza wumve ibi bintu neza. Uyu Rachel arabyivugiye ati ndi fiance wa Kimutani. Kimutani ni wa musore twabonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, woherejweho na mukuru we kugira ngo amuhingishe ikintu runaka yari buzamutware. Nanone bivuzwe ko uyu Yangido afitanye amakimbirane akomeye na Kimutani. Ntabwo tuzi ngo yaturutse hehe. Wowe komeza ukurikire filimi, iyi filimi yaza kuryoha. Reka twigarukire kuri wa mukobwa wacu warushye bamwita Yunisanga. We yafashe umwanzuro wo kujya muri Amerika agasanga yo mukuru we. Kohereza amafaranga yabyanze, agomba kuyijyanira. Wibuke nyina ntabwo ari kubyemera, bityo agomba kugenda mu ibanga. Gusa nanone mbere yuko agenda ari gusoma agatabo nyina akoresha ku kazi. Wibuke nyina ntabwo avuga, ibintu byose akora cyangwa ashaka kuvuga arabyandika. Hari gusoma agatabo akabona ibyo bamukoresha ni byinshi, akabona nyina aravunika bigatuma asuka amarira. Gusa none akavuga ati mama ihangane cyo kugusiga wenyine, gusa nzagaruka muvane mu buzima. Reka nsange mukuru wanjye ufite icyo yigejejeho, wenda yanamfasha. Umbabarire ngusize wenyine, gusa ntabwo nzaherayo, nzahita ngaruka, kuko ko ndi kubona mukuru wanjye adafite umugambi wo kuzagaruka. Reka njyeyo ndebe ko yamfasha nkagaruka nkakuvana mu buzima. Reka tugaruke ko Rachel ari kumwe na nyina, ari kumubwira ati mama stress zanyishe bitewe n'ubukwe bwawe, wanze kubuvaho, bityo rengeye kwigira muri Amerika guhura na Rachel wanjye Kimutani. Amarizi stress. Nyina ntabwo ari kurwanya igitekerezo cye, ari kumubwira ati mwana wanjye uzumva impamvu ndi gukora ubu bukwe, ariko ntari bigenda wibanire na Rachel wawe muwe muri gisi, wivane mwizi stress kandi umunsi uhurize. Nuko Rachel nawe afite umugambi wo kujya muri Amerika guhura na Rachel we Kimutani. Nuko bimeze, Rachel niyo gahunda ye. Tugaruka hano muri Amerika. Kimutani we gahunda ni ukurya isi gusa, ariko atubwira ati nkigera hano muri Amerika inama mukuru wanjye yambwiye narayikurikije, ariyo yo kurya isi. Ariko nanone atubwira ati nafashe umwanzuro ukomeye, ari wo gutuma mu marira buri munsi, bitewe nuko banyohereje ntabishaka, nanjye ntumarira buri munsi. Ntabwo ngifata telefoni ye, ariko none bakatwereka ko hari umuntu witwa Rachel uri kumuhamagara. Fone ntabwo ari kuyitaba. Gusa gahunda ye y'umunsi ni ukurya isi gusa hamwe n'inshuti ze z'abazungu. Tugaruke muri Korea ku kibuga cy'indege. Hano hari umukobwa wamara amaje ugomba kujya kureba mukuru we muri Amerika, bamwita Yunisanga. Wibuke se wenyine ugiye muri Amerika. Na Rachel agiye muri Amerika kureba Kimutani, wowe yita fiance we. Ni abakobwa babiri, ibyacu ntago bitinda ngaba bagize muri Amerika. Rachel ni umunyakiryo, Yunisanga ni umukobwa warushye ugiye kureba mukuru we, wabwiye ko yabonye amafaranga ndetse n'akazi nyuma yo kwiga. Biraherera he? Komeza urebe filimi wowe. Nabwo ngo Rachel ni umunyakiryo, we kubona ko uri umunyakoreya mugenzi we nubwo mwamuhira mu kindi gihugu harakunyuzura, dore ibyo ari gukora Yunisanga. Sasa Yunisanga ubwo ageze muri Amerika icyo agomba gukora ni ukujya gushaka mukuru we. Afite aderesi ye, agomba kujya kumureba mu rugo ahaba.
kutwereka ibya filimi ntago bitinda. Yunisanga yageze aho mukuru we agomba kuba atuye. Gusa ibintu byamutunguye, yakomanze gusa basohotse ntago ari mukuru we. Yego nishiro wa mukuru we, gusa uwo bari kumwe ntago ari mukuru we, ni umuzungu bari kumwe. Byamutangaje ndetse biranamucanga, biba ngombwa ko yongera kureba kuri aderesi kugira ngo arebe ko atibeshye. Kandi igitangaje ntago azi Icyongereza, arabaza amakuru gute. Nyuma yo kureba kuri aderesi agasanga atibeshye, yahisemo kubaza amakuru mu Kongereza gacyaze. Arimo arabaza umugabo yahasanze, amubwira afinda Icyongereza, umugabo atoramo duke. Ariko umugabo akamusubiza ati, ese ni mukuru wawe wavugaga, niwe witwa Yunisoko, urimo n'umunawe? Ibyo yabwiye byose yarababeshye, nta kazi afite, nta nubwo ngiye gushyingirwana nawe, naramukatiye. Ntabwo yabibabwiye. Gusa Yunisanga ibi ntago ari byo yitayeho, yamaze kurakara cyane. Icyo ari kumubwira, arimo aramubwira ati, wowe ndangira aho mukuru wanjye ari, mbabarira uhambwire. Yunisanga we yumiwe, dore ngo yageze ku kazi ka mukuru we. Arimo aramureba akabona ibyo yamubwiye ntaho bihuriye n'ibyo ari kubona. Icyo ari gukora nta kintu usibye kurira amarira agashoka ku matama. Ariko nawe umusore witwa Kimutana amureba, dore mukuru nawe aramubonye arasohotse ngo babiganireho. Gusa igitangaje nta kwicuza na kumwe afite. Arimo aramubaza ati, mama ameze neza? Gusa Yunisanga akamubwira ati, ntabwo ubwo burenganzira ubufite. Nyuma yo kuturira amafaranga yacu twese tukohereza tuzi ngo uri kwiga, kumbe utubeshya. Wicyo yitayeho nukurira ko amafaranga yamutumye yayazanye. Ari gusa akambura igikapu amubaza ngo amafaranga ari he. Ariko anamubwira ati, wowe subira muri Korea, ubuzima bw'ahangaha burakomeye. Gusa Yunisanga arahagaze. Icyo ari gukora ni ukurira gusa, byamurenze. Ibyo ari kubona ntago ari kubyiyumvisha. Gusa wa musore Kimutana ukunda kunywera agakawa hano nawe ari kumwitegereza. Amafaranga yose Yunisanga yazanye azingaze mu bukwe bwa mukuru we, yose mukuru we Yunisoka arayirukankanye. Ari kumubwira ati, subira mu rugo, jya muri Korea. Gusa ntago abizi neza niba ari n'icyo yamusigiye. Gusa ari kwiruka cyane amusiga, ariko Kimutana wa musore amureba. Yunisanga asigaye nta kindi cyo gukora usibye kurira, ariko agerageza no gusubiza imyenda muri valise ye. Gusa none wa musore w'inshuti ya Kimutana w'umuzungu mwako kanya gahita aza kumufasha ngo arebe ko yamufasha gusubiza imyenda muri valise, nubwo atazi ibyabaga uko ari bwo akiza. Yunisanga yazanye ifu ya soya yayizaniye mukuru we, muri make ari nk'icyo amutuye. Dore wa muzungu waje kumufasha ngo arayibona akagira ngo ni ibiyobyabwenge yitomboreye, maze akayirukankana. Yunisanga maze nawe akamwirukaho. Kimutana wareberaga guhera kare, nawe muri mwanya agomba kuza gufasha. Dore ngo arasanga yafu ya soya yagiye mu mazure wa muzungu, kandi uyu muzungu afite allergie. Cyo agomba gukora ni ukumujyana kwa muganga, kuko batinze yapfa. Yego umuzungu yabashije kurokoka nyuma yo kugezwa kwa muganga mu gihe. Ariko nanone polisi yafashe passport ya wa mukobwa wacu, ari we Yunisanga. Babanze bakora iperereza barebe ko kiriya ari ifu, nta kindi kibyihishe inyuma. Muri make Yunisanga ntago yataha. Gusa ikibabaje nta phone afite, ngo wenda basi ahamagare mukuru we. Ntago afite ahari burare, nta n'undi muntu baziranye muri Amerika, nta n'Icyongereza cy'inshazi. Byabaye ngombwa ko Kimutana amufasha kugira ngo yisobanure ko umupolisi amubwire uko byagenze byose. Arimo arabwira Kimutana ati, ntiza telefoni ndaguha amafaranga. Gusa Kimutana byose arabizi, yamurebye kuva akiza kureba mukuru we. Arimo aramubwira ati, ntabwo nakirwa ngutiza telefoni mbugiye guhamagara mukuru wawe, ntago ari bukwitabe, nabibonye ko mwatonganye cyane. Gusa none umukobwa akamubwira ati, basi mpari ifuti unjyane kuri aderesi yahatuye ndaguha amafaranga. Kimutana akamuseka cyane ati, ibintu byose uri kuvuga ngo urampa amafaranga, ese uri umukire? Disi Yunisanga nta mafaranga na make afite. Gusa Kimutana yabonye inkuru ye yose, ahisemo kumuha lifting amugeza agomba kumugeza kuri ya aderesi hahandi umukobwa yabanje kujya bwa mbere akigera muri Amerika. Kimutana amugije kuri ya aderesi. Icyo agomba gukora ni ukuhamusiga umukobwa akirwariza. Ni ninjoro. Kimutana arahamusize, umukobwa ari gukomanga nawe uri kumukingurira. Kandi urabizi ya mabandi yo muri Amerika, uyu mukobwa araza guhura n'ibibazo byanga bikunda. Arimo aripfunda yihisha ko yumvisha amabandi kugira ngo atagira umugirira nabi. Gusa na Kimutana uri kugenda arabizi neza byabaye kuri uyu mukobwa, arabizi ko ntafite wo kurara. Ese biraza kugenda bite? Kubw'amahirwe dore Kimutana aragarutse.
aje kumureba. Nuko episode ya mbere igenze, Kim utanagarutse kureba umukobwa kuri akarabizi neza ko nta wundi wamufasha. Inkuru ye yayumvishe yose. Wibuke Rachel ishirora Kim utani nawe yaje kumureba. Biraza guherera aye. Umukobwa yaje muri Amerika asize nyina atanamubwiye, ariko ibyo hasanze naho bihuriye n'ibyo bakekaga. Kora subscribe, ukande like, ujye no muri comment uvuga uko iyi episode wayibonye. Ahasigaye tubane buri munsi ku iyi channel. Ciao ciao.